Dore impamvu akenshi ukena. Burya ubukene akenshi buhangayikije abantu ku manywa na nijoro buterwa n'ikintu kimwe gusa. Ni ikosa ushobora kuba warakoze ryatumye wisanga aho uri uyu munsi. Iryo kosa ni iryitwa kuyoba. Ntabwo wibeshye ku ijambo wumvise, ni ukuyoba. Hari ibice bine by'ingenzi bigize uburyo abantu bakoreramo cyangwa se bashaka amafaranga kugira ngo bagere ku bukungu. Muri ibyo bice bine hakunda kuba higanjemo amagambo agira ati ndambiye gukorera abantu, ndashaka umwanya wisumbuye kuri uyu ndiho. Mu kindi gice akaba andi magambo avuga ngo ndaje nshaka akazi dore gucuruza biragoye. Ukumva ku rundi ruhande umuntu avuga ati ibigo by'imari n'imigabane bikora bitya. Ukumva undi ati njye nikorera ibijyanye no gucuruza asset. Kuki muri ibi bice tumaze kuvuga haruguru akenshi usanga hafi ya hose higanje amarira asa nk'aho asobanura ikintu gishwe kitagaragara. Uzi ko impamvu urira ushobora kuba ari uko wisanze ahantu hatari ahawe? None tutarinjira neza muri iki kiganiro, koko wisuzumye neza urumva uri aho wakabaye uri cyangwa hari ahandi wakagombye kuba uri? Hari igice cya mbere cy'abantu babarirwa mu cyitwa employee, bivuga umukozi ukorera undi muntu cyangwa ikigo runaka. Hari n'ikindi gice cya kabiri cyataziriwe akazina ka self employed, bivuga umuntu wikorera ku giti cye aho amafaranga ye aba ashingiye ku kazi yikorera we ubwe. Hari nanone ikindi gice nacyo cyataziriwe akazina ka business owner, bivuga umuntu ufite ubucuruzi cyangwa ikigo gishobora gukora hifashishijwe abandi bantu na gahunda yashyizweho. Hari kandi nanone ikindi gice cya nyuma aricyo cya kane cyataziriwe akazina ka investor, bivuga umushoramari, umuntu ushyira amafaranga mu bintu cyangwa imishinga agamije ko yamubyarira inyungu y'amafaranga. None se wowe uri mu kihe gice? Gusa ikibazo kirushijeho gukomera ni ikibazo ngo ese uri aho ushaka kuba cyangwa uri aho imitekerereze yawe yakujyanye gusa? Kuko burya hari umuntu ushobora kuba umukozi mwiza cyane akorera abandi ariko ntabe umunyabizinesi mwiza. Hari umuntu ushobora kuba azi gukora akazi ke neza, akubahiriza igihe, agakurikiza amabwiriza, akagira disipurine kandi agakundwa n'abayobozi be bamuyobora. Ariko igitangaje, uyu muntu ushobora kumubwira uti dore amafaranga menshi, genda uyakoremo bizinesi. Ugasanga ibyo bintu byombi bitandukanye cyane. Ugasanga uko yari umukozi mwiza akorera abandi, we yagera muri bizinesi ye ntiyibere umukozi mwiza ndetse agahomba nta n'iminsi amaze. Nanone ugasanga hari undi nawe ukorera abandi ariko akavuga ati sinkishaka akazi ko gukorera abandi, ngiye kwicururiza nkore bizinesi nigenge. Kuko agafata amafaranga make atari na menshi cyane agatangira, mu myaka mike ugasanga yarakungahaye, ubuzima bwe butandukanye na mbere agikorera abandi. Uzi icyabaye hagati y'aba bantu bombi? Nuko haba harimo uwatangiye gukina umukino ataramenya amategeko n'amabwiriza yawo, hakiyongeraho n'ikindi kintu gikomeye cyitwa kuyoba. Kuko hari ukuri abantu benshi badakunda kumva, kuba ushoboye gukora akazi ugakorera abandi neza ntabwo bita bivuga ko ushoboye kuyobora bizinesi. Umukozi mwiza ashobora kuba umuntu ushoboye gukurikiza gahunda yakozwe n'undi, ariko umunyabizinesi mwiza agomba kuba ashoboye kubona ibibazo, kubona hari amahirwe, gufata ibyemezo no kubaka gahunda ye bwite. Umukozi ashobora kubazwa ati wakoze iki? Umucuruzi akabazwa ati ibyo wakoze byabyaye iki? Mu by'ukuri aya magambo yombi arenda gusa, ariko inyuma yayo hari imitekerereze ibiri itandukanye cyane. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba afite impamyabumenyi ihanitse, azi byinshi kandi afite ubumenyi bwinshi, ariko yabona amafaranga ngo atangire bizinesi ye bwite agahita ahomba. Mu gihe undi muntu utarize amashuri menshi cyane ashobora kubona ikibazo abantu bafite, akabona icyo ashobora kubakorera kugira ngo gikemuke, hanyuma kubaka bizinesi ikora itanga serivisi z'ibyo abantu bakeneye, bakamwishyura nuko agakungahara. Ubundi mu by'ukuri ni iki gitandukanya aba bantu? Buriya ikibatandukanya ntabwo ari amashuri, ntabwo ari amafaranga, ndetse nta nubwo ari amahirwe, ahubwo n'uburyo aba bantu baba batekereza. Nicyo muri iki kiganiro twise Business IQ, ubushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo nk'umuntu ushobora kubaka no gucunga ubucuruzi. Ariko nanone dore ikintu gishobora gutangaza, burya Business IQ ntabwo iba ingana ku bantu bose. Uyu munsi ntabwo tugiye kukubwira ngo ujya gutangira bizinesi, oya, ahubwo tugiye kubanza kumenya niba koko bizinesi ari umukino ugukwiye. Tugiye kureba ibimenyetso bizakwereka niba uri umukozi mwiza wo gukomeza gukorera abandi, niba uri umuntu wakikorera ku giti cye, niba cyangwa waba uri umunyabizinesi mwiza, cyangwa nanone niba waba uri umushoramari mwiza. Ariko ntiwihutire kwishyira muri kimwe muri ibi byiciro, kuko igisubizo ushobora kubona gishobora kuba gitandukanye n'icyo wibwiraga. Ushobora kwibwira ko uri umunyabizinesi mwiza, ugasanga mu by'ukuri uri uwo kwihangira akazi cyangwa se kwihangira imirimo. Ushobora kwibwira ko ufite bizinesi muri wowe, ugasanga ahubwo bizinesi ari yo ugufite, uri umukozi mwiza w'abandi.
Ushobora kwibwira ko ukorera amafaranga, wazareba neza ahubwo ugasanga amafaranga yawe yose ari agukorera. None se wowe uri mu kihe gice? Reka tubivugeho kuko impamvu dukena akenshi biterwa n'uko tuba twarayobye. Murakaza neza kuri Global Insight Rwanda, aho psychology ikoreshwa bya nyabyo ukimenya, ukamenya iyo ugana haba mu buzima busanzwe no mu by'ubukungu n'iterambere. Hano tugufasha kuzamura money mindset yawe, tukakugira ijijuke, tukagufasha kuva mu bujiji bwo kutamenya. Kora subscribe, like, share na comment ku byo wumvise, muhawe ikaze. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the world. Mbere yuko tureba niba uri umukozi mwiza cyangwa umushoramari mwiza, hari ikintu tugomba gusobanukirwa. Ikintu cyitwa kuyoba. Ushobora gukora amasaha 12 buri munsi ugahugira mu bintu byinshi, ariko nyuma y'imyaka 5 ugasanga nta mutungo ufatika ufite. Iki ntabwo ari ikibazo cy'ubunebwe, ahubwo ni ikibazo cyo kutagira icyerekezo. Tekereza umuntu utwaye imodoka nziza ariko akaba yibeshye yayobye umuhanda. Uko yongera umuvuduko niko arushaho kujya kure aho yashaka kugera. Mu buzima bw'amafaranga abantu benshi bameze batyo. Kuba bize, kuba uhugiye mu bikorwa byinshi nk'ubushakashatsi butarangira, gupanga iduka, kubara stoke cyangwa kwakira abakiriya mu buryo butuma uhora uhuze, ntibisobanuye ko ari byo bizahita byongera umutungo. Ahubwo icy'ingenzi ni ukubara neza ugakora ibintu bizana umusaruro, mbese gukora ibintu bigufasha kugera ku ntego y'ubukungu. Urugero nko gushaka uburyo wagabanya ibiciro by'ibyo urangura, ahubwo ukongera inyungu kuri buri gicuruzwa, cyangwa ukubaka system ituma business ikora utanahari. Uko wabikora? Buri munsi andika ibintu 3 gusa byongera agaciro kuri business yawe cyangwa ku mutungo wawe. Ibindi byose ni imirimo isanzwe. Niba ukora ibintu bidasubiza ikibazo cy'umukiriya cyangwa bitongera inyungu, uri busy ariko ntabwo uri productive. Kora financial audit. Kora igenzura ry'ukwezi gushize, ese amafaranga wakoreye yose yagiye he? Niba utazi aho yagiye, uri mu kuyoba, urimo guhomba. Hari undi mutego witwa social proof. Abantu benshi batangira business kuko babonye abandi bazikora. Urugero, imyenda ni business nziza kuko babonye abandi barimo kuyicuruza ari benshi. Iri ni ikosa rya business IQ. Umunya business mwiza ntabaza ati abandi barabikora, arabaza ati kuki bibakundira? Ese bafite location nziza? Ese bafite uburambe? Kandi se nanjye mfite ubwo bushobozi? Mbere yo gutangira ikintu kuko abanye abandi bagikora, banza ukore market audit, ubugenzuzi ku isoko. Menya neza competitive advantage yawe. Menya ikintu wowe uzi gukora kurusha abandi, cyangwa umenye uburyo bwawe budasanzwe bwo gutanga serivisi. Niba udafite ikintu kigutandukanye n'abandi, isoko rizakunanira mu gihe gito. Irindi kosa ni ugufata icyemezo kijyanye n'amarangamutima, kuvuga ngo ndambiye gukorera abandi. Iri ni ijambo rishobora kukuroha mu nyanja. Ese urashaka gukora business kuko wabonye amahirwe yo gukemura ikibazo kiri ku isoko, cyangwa nuko wanga boss wawe? Business ntabwo ari umuti w'uburakari wahuye nabwo ku kazi. Niba ikibazo ari boss mubi cyangwa umushahara muto, igisubizo si buri gihe guhita utangira ubucuruzi. Dore icyakubera cyiza kurushaho. Banza utuze. Niba ushaka kuva mu kazi, andika opportunity ubonye ku isoko. Niba udafite ikibazo ugiye gukemura, uzakomeza kuba umukene, ariko noneho uba umukene wikorera. Ubeho ufite imvune nyinshi kandi ubeho udafite umutekano mu by'ubukungu. Reka tuvuge ku wundi mutego wa E na C, ku muntu ukorera abandi no ku muntu wikorera. Uyu ni umutego w'ubuhanga, icyitwa mu Cyongereza the expert trap. Michael Gerber mu gitabo cye gikomeye The E Might Revisited avuga ku mutego ukomeye abantu benshi bagwamo. Kuba uzi guteka keke nziza ntibivuze ko uzi kuyobora bakeri. Abantu benshi bafite ubuhanga bibwira ko ubwo buhanga aribwo business ikenera gusa, ariko siko biri. Itandukaniro riri hagati ya technical skills na business management. Umuntu uri mu gice cya self-employed cyangwa uwikorera niwe mukozi mukuru w'ubucuruzi bwe. Niba uteka keke, niba ugura stoke ku isoko, niwe usubiza telefone z'abakiriya, niwe wishyura imisoro n'inzu. Iyo adahari amafaranga ntaboneka, iyo atagenzuye ibintu bye birangirika, iyo ataje ku kazi abakiriya ntibabona serivisi. Bisi ubutunzi ni akazi wihangiye kaguha imvune nyinshi kurusha uko wakorera abandi, kuko ubu noneho ni inshingano zose ziba ziri kuri wowe gusa. Niba uri mu gice cya self-employed wikorera, inzozi zawe zigomba kuba ukuntu wava ku kuba expert ukaba manager. Shaka uburyo bwa delegating. Tangira guha abandi imirimo yoroheje itagutwara ubwenge bwinshi, nko kugukorera isuku cyangwa kugusubiriza telefone, kugira ngo ubone umwanya wo gutekereza strategy y'uburyo business yawe yakura. Umunya business nyakuri areba business nk'imashini. Atangira kwibaza ati
Ni gute nakora business ikora neza yamfasha kuba buri gihe nagomba kuba ndi muri buri kintu? Ubaka systeme. Systeme ni uburyo bwanditse kandi buhamye, ku buryo iyo ugize umukozi mushya ntabwo wirirwa umubwira ibintu byose, ahubwo asoma gahunda ubundi agashyira mu bikorwa ibijyanye n'imirimo ye ashinzwe. Kora teste y'iminsi 30. Niba ushobora kujya mu kiruhuko cy'iminsi 30, business yawe igakomeza igakora kandi igakora ugakomeza wunguka. Niba uhagarara ugiye mu biruhuko ntabwo uri umunyabusiness, ufite akazi. Rero andika uburyo buri kintu gikorwa muri business yawe, kuva uko wakira umukiriya, uko utegura service n'ibindi. Kuko iyo ibintu biri mu mutwe wawe gusa ntabwo ufite business, uba ufite memory. Iyo ubitse ubumenyi mu mutwe rero gusa uba ufashe business yawe bugwate. Umunyabusiness mwiza ntabwo atinya imibare. Daniel Kahneman mu gitabo cye cyitwa Thinking Fast and Slow yerekana ko ubwonko bwacu bukunda gufata icyemezo dushingiye ku marangamutima no ku bintu bigaragara vuba, ariko mu by'amafaranga imibare niyo mucamanza w'ukuri. Hari abantu babona binjiza miliyoni 10 ku kwezi bakavuga bati ndi umukire, ariko niba business ikoresha miliyoni 9,500 mu kugura stock, mu kwishyura inzu ukoreramo, mu mishahara y'abakozi, inyungu ni 500 gusa. Business IQ isaba kubaza ibibazo byimbitse bigira biti: nangahe yinjiye yose, nangahe yasigaye mu mufuka nyuma yo kwishyura buri kintu cyose, ese amafaranga ari kuri konti ya banki uyu munsi cyangwa ari mu madeni y'abakiriya utarishyuza. Buri mpera z'ukwezi kora profit and loss statement. Niba utaza buri faranga ryagiye ntuzigera umenya impamvu ukennye, nubwo business yawe yaba igaragara nk'ikora neza. Koresha software cyangwa Excel sheet yoroheje, ariko ubumenyi bw'imibare yawe buba 100%. Ugomba kumenya icyo winjiza kuri buri gicuruzwa kimwe. Tuvuge ugurishije keke ku mafaranga 10,000 wayiranguye ku mafaranga 7,000. Ushobora kwibeshya ko wungutse amafaranga 3,000, ariko si watekereje transport, packaging, rent, taxes, amashanyarazi wabibaze. Niba wakuyemo ibintu byose, inyungu yawe kuri buri keke wenda ni 500. Ubwo rero ugomba gushaka kugurisha keke nyinshi cyane kugira ngo ubone inyungu ihagije ikugeze ku ntego zawe wifuza. Niba ugurishije keke nke kandi ukeneye kugurisha nyinshi kugira ngo wishyure inzu n'ibindi, ukaba udashaka uko wagurisha keke nyinshi, uri mu nzira yo guhomba kandi business IQ yawe iri hasi. Icyiza, ahakomeza kubaka systeme, gahunda ituma ibintu bikorwa vuba kandi neza nta makosa. Ibaze buri munsi uti iki kintu ndimo gukora ubu ushobora kugishyira muri systeme cyangwa kugishinga undi muntu. Niba igisubizo ari yego, gihereza abandi wowe utekereze gukura kwa business. Umunyabusiness mwiza ni uzi gukoresha imbaraga z'abandi kugira ngo umusaruro we ube munini kuruta imvune ye. Hari icyitwa sales and marketing. Iki ni igikoresho cya mbere cya business IQ. Ushobora kugira product nziza, ariko niba utazi kuyigurisha uri mu kuyoba. Business IQ isaba kuba master mu kugurisha no mu kumenyekanisha product yawe. Burya gukora marketing ntabwo ari ugusesagura amafaranga, ahubwo marketing nyakuri ni uburyo bwo gukurura abantu bafite ikibazo wowe ushoboye gukemura. Ugomba kumenya icyitwa customer acquisition cost, amafaranga ukoresha kugira ngo ubone umukiriya umwe. Ukamenya n'ikindi cyitwa lifetime value, ni amafaranga uwo mukiriya azaguha mu gihe cyose azamara kugurira. Niba amafaranga ukoresha kugira ngo ubone umukiriya umwe ari menshi kuruta y'uwo mukiriya azaguha mu gihe cyose azamara kugurira, business yawe iri mu nzira yo guhomba. Shaka uburyo bwo kumenyekanisha business yawe ukoresheje content marketing, gutanga ubumenyi ku mbuga nkoranyambaga, aho gukoresha paid ads gusa cyangwa amatangazo yamamaza business yawe. Muri psychology of sales cyangwa se mu bwenge bwo kugurisha, abantu ntibagura ibicuruzwa gusa, burya bagura ibisubizo ibyo bicuruzwa bibazanira. Rero aho kubwira umukiriya uti iyi modoka ifite moteri ikomeye, mubwira uti iyi modoka izatuma ugera ku kazi ku gihe kandi udafite impungenge z'uko yapfira mu nzira. Wibande ku nyungu aho kwibanda ku miterere yayo gusa. Hari icyitwa negotiation and human relation, imbaraga z'abantu. Mu kugira ngo ube business owner na investor, ugomba kuba ukorana n'abantu. Business IQ isaba kuba umuhanga mu biganiro. Hari icyitwa win to win mindset. Negotiation nziza ntabwo ari ugutsinda undi muntu, ahubwo no gushaka uburyo mwembi mwunguka. Mbere yo kujya mu kiganiro cy'ubucuruzi, banza umenye icyo undi muntu ashaka cyane. Niba uzi icyo ashaka, biroroshye kumenya icyo ashaka nawe ukabona icyo ushaka. Hari ikindi cyitwa hiring the right team, gushaka ikipe nziza. Umunyabusiness mwiza ntabwo ari uzi gukora buri kintu, ahubwo ni uzi gushaka abantu bazi gukora ibintu we atazi. Korana n'abantu ushingiye ku bantu bafite positive attitude, imyitwarire, imitekerereze myiza, bafite indangagaciro kuruta ubumenyi buhanitse. Ubumenyi burigwa, ariko imitekerereze mibi ntabwo ihinduka vuba. Niba ushaka kubaka ubwami, shaka abantu bafite inyota yo gukura nkawe.
Iyo wabaye investor amafaranga icyo gihe aba atangiye gukorera. Rero hano umushoramari nyakuri ntabwo ahora abaza ati nzakora iki kugira ngo mbone amafaranga, ahubwo arabaza ati amafaranga mfite nayashyira he kugira ngo abyara andi ankorere. Robert Kiyosaki atwigisha ko abantu benshi bakena kuko batandukanya ibi bintu bibiri nabi. Ubu nibwo bujiji bukomeye mu by'imari. Ibyo bintu bibiri ni asset na liability. Asset ni ikintu gishyira amafaranga mu mufuka wawe nk'inzu ikodeshwa, imigabane y'ibigo, business ikora neza n'ibindi. Liability ni ikintu gikura amafaranga mu mufuka wawe nk'imodoka ihenze yo gutemberamo gusa, telefoni nshya, inzu utuyemo wishyurira inguzanyo. Dore uko ugomba gukora. Buri faranga ryose ubonye rifate nk'umukozi wawe. Ese urimo kurituma kugura asset izakuzanira andi mafaranga, cyangwa urimo kurituma kugura liability izagukuramo n'ayasigaye? Umukene mu by'imitekerereze y'iby'ubukungu agura asset imbere, umukene mu mitekerereze y'iby'ubukungu akagura liability yibwira ko ari asset. Morgan Housel mu gitabo The Psychology of Money avuga ko ubukire atari ibijyanye n'ubwenge bwinshi, ahubwo ari ibijyanye n'imyitwarire. Ubukire bw'umushoramari ntibuza vuba, buza bunyuze mu kwihangana n'igihe. Rule of 72, itegeko rya 72. Iri tegeko rikubwira igihe amafaranga ushoye azatwara kugira ngo yikube kabiri. Formule 72 k'inyungu ku ijana ku mwaka. Urugero, niba ushoye amafaranga ku kintu kiguha inyungu y'10 ku ijana ku mwaka, azikuba kabiri mu myaka 7.2. Umva inama z'ubuhanga. Business IQ ntabwo igarukira mu mibare gusa, ahubwo ireba n'uburyo ukemura ibibazo mu nzego zitandukanye. Nko mu bworozi n'ubuhinzi twabona agribusiness IQ. Abantu benshi urugero batangira ubworozi kuko bumvise ngo inkwavu zirunguka, ariko business IQ yo irakubaza iti ese uzi isoko ririho uyu munsi? Ese uzi ikiguzi cy'ibiryo by'inkwavu? Mbere yo korora inkwavu 100 banza worore 5, menya imvune zazo, menya indwara zirwara, kandi banza ushake aho uzagurisha inyama zazo. Think big, start small. Icya kabiri twavuga ku bukode bw'amazu. Real estate IQ. Amazu ni asset nziza, ariko ushobora kuyubaka ukayoba. Niba wubatse inzu ya miliyoni 100 ariko ikaba ikodeshwa 200,000 gusa ku kwezi, uba ushoye nabi. Igisubizo, mbere yo kubaka inzu banza umenye icyo abantu bo muri ako gace bakeneye. Ese bakeneye inzu z'umuryango umwe cyangwa bakeneye ibyumba by'amashuri? Business ya IQ nziza ni ugushyira amafaranga hazagaruka vuba. Noneho reka dukore business IQ assessment. Noneho reka dushyire ibintu byose hamwe. Iyi niyo password yo kuva mu bukene. Wowe uri mu kihe gicubu kandi uragana he? Reka tuguhe inama n'ibisubizo byihuse kuri buri cyiciro. Niba uri employee ukorera abandi, hagarika gukoresha umushahara wawe wose mu mibereho yawe ya buri munsi. Shaka uburyo bwo kongera ubumenyi butuma uhembwa menshi. Ayo bakongeza uyashyire muri asset aho kuyashyira mu modoka nshya cyangwa mu birori. Niba uri self employed wikorera, hagarika gukora buri kintu wenyine. Andika gahunda y'uburyo akazi gakorwa, maze utangire gushaka abakozi bagufasha imirimo yoroheje. Inzozi zawe zigomba kuba iza manager aho kuba expert. Niba uri business owner, ibaze niba business yawe ishobora gukura. Shaka ubushobozi binyuze mu ikoranabuhanga no gushaka igishoro cy'inyongera. Niba uri investor, komeza kwiga asset allocation, umenye kugabanya cyangwa gukwirakwiza cyangwa kwagura ishoramari mu byiciro bitandukanye by'umutungo. Irinde shiny object syndrome, guhora uhindura ibyo ushoramo imari kuko ubonye ikintu gishya kigezweho. Ahubwo wizere compounding, inyungu ku nyungu, kandi ube inyangamugayo mu mibereho yawe. Uyu munsi niba uri mu gice cya employee cyangwa self employed ntabwo ari bibi. Icyaha ni ukugumamo uzi ko wakabaye uri mu gice cya business owner cyangwa investor. Business IQ si ukugira impamyabumenyi ihanitse, ni ukumenya kureba ibibazo ukabihinduramo amahirwe, kubaka gahunda zikora no kumenya imibare y'ukuri. Ukuri ni uko ubukene akenshi buturuka mu kuyoba inzira, ariko uyu munsi ubonye ikarita ikuyobora. Umwanzuro wacu nka Global Insight Rwanda, hagarika kuyoba, gukora utazi ugana n'icyo ushaka. Tanga agaciro ku isoko, kuko isoko ryishyura agaciro ntiryishyura igihe. Ubaka systeme aho kuba mashine y'akazi ituma unanirwa. Hindura inyungu yawe mu asset izagutunga mu busaza. Mwakoze kubana natwe. Niba iki kiganiro cyugufashije gufunguka, kora subscribe, like ndetse na share, ukore na comment ku byo wumvise, kandi sangiza inshuti zawe iyi password y'ubukire. Murabeho, bye.
Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew. Hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the world.